Joseph Kabili kutoka nchini Uganda nasema Rwanda, I'm here for APRFC, the club giants, pale Amahoro Stadium on Wednesday. Lazima tuwepo kushangilia kikopo kikubwa ambacho wamepata. APRFC inasema Joseph Kabili atakuwa ndani ya Amahoro Wednesday. Jamila nalia wanawake sile salute Rwanda. Dusuze Rujugiro yasohoye save the date. Rugero impakara ziciye. Rujugiro mbere yuko ninjira muri EPR niwe mpereyeho. Erega ni 9 zo kwa 8 ndayifite yo kwirirwa ujya kure. 9 zo kwa 8 rwose. 9 zo kwa 8. Rujugiro ararongoye pe. Uwo bita Jacques. Uwo bita Donavine. Donavine. Niwe mufasha we. Niwe mufasha we. Ufite izina ryawe ry'isirimu. Donavine. 9 zo kwa 8 abantu mutwerere mwa arababaye umugabo uhamye original eba Donavine ko monata noroshye urana mufite se Rugero ntabwo rwose yakisonga Rugero tumusuhuza tumwifuriza imyiteguro myiza ubwo n'abafana ba PL bazamutwerere erega burya bikorwa kare bamutwerere uhereye ubu ngubu ko bimeze nejo kuri stade erega n'amezi abirabura 9 zo kwa 8 gutwerera no guhera ubu ngubu navuga ngo sezitaha Rujugiro azageza ku kibuga rwose Rujugiro nawe tuvuyemo we na Kanyizo gendeye rimwe Rujugiro abafana abanyamukandagira rero murumva yuko murimo murishimira treble nimushaka mwongera n'iki gikombe cya Rujugiro agiye gutwara wenyine Rujugiro no gutwara igikombe mu kibuga no hanze yacu hanze Rujugiro ameze neza cyane on off pitch kaduhere ku muvugizi w'abafana b'ikipe y'ingabo z'igihugu numve niba yaratwerereye cyangwa se yatarari babirimo Jangwani kaze mu rugo rw'imikino Sa Jangwanovic. Asante sana kabisa ko wongeyeyo tite nangize ngo bagiye rwose n'inkoza amakosa aremereye nkumbuye wasiri nkumbuye ngabo Robeni Claude Muhawe n'Imana Postinyo Kamananga abavugizi rwose ariko abo n'abantu barimo gutashya ako bayida ntago nakwibagirwa gusuzana none umuvugizi w'urucaca Emed nawe uramukumbuye agusuje rwose ari ka statement ke nabonye ngo kipinganya ni kipi iri kumanuka shaka igikombe nahawe n'umutuku izikwiye kumanukana kweli Grand frère we media ndagusuje kabisa kwejo umunsi wejo nzaba ndi busy sinzi nimba na match nzayireba nzaba ndi busy mfite akazi kenshi ko gukingira iki nzaba ndi gukingira kingira ihe ndwara se ukingira ibiki ejo uzabibona nzaba ndi gukingira tangaza ihe ndwara abantu bazaza bahetswe mu mugongo ngomba gukingira rero n'umunsi wo gukingira abana abamama bazaza n'abana batoya babahetse mu mugongo tubakingira kuratanga inkingo ni seruse na rubione n'urukingo rw'itike n'urukingo rw'itike iyo ndwara ntabwo irasakara rero sinzi ko uzabona bikingiza ari ikipe igomba gusohoka nyihetse ngomba kuzayikingira ejo nuko yiha yellow fever niyo basohoka bafite mu bihugu byinshi babaza yellow fever ngo nizabakingira kabisa ni sawa cyane umeze neza twizera ko nawe umeze neza rero meze neza Champions League nagiye mu Misiri na za Dar es Salaam ariko nabonye amakipe yose akina Champions League biriya bihugu bigira amahoteli nta guest house nabonye nta lodge lodge ziba muri za Confederation cyangwa hari abaraye muri lodge kweli Confederation ibihugu amakipe y'ikini ibihugu bibamo na amaroji gusa Sa Jangwanovic mwamwumvishe rero umuvugizi w'ikipe y'ingabo z'igihugu umuvugizi w'abafana mu ikipe y'ingabo akaba rero tumwakiriye mu rubuga rw'imikino agiye gushyiraho akadomo agiye gusoza shampiyona isoreze kuri Radio Rwanda ubundi ibintu bigenda cyane hanyuma Jangwani namahitamo abiri uyu muntu mwazanye turamwakira cyangwa se no mwiyakirira muramwakira ariko bibaye byiza hari umuntu hano agakwiye kumwakira hitamo rero mwakira mwenyewe mwakira bana uragira ngo ruvuyango yowe ikiganiro avuga ngo nakoze inshingano ze Jangwanovic utana muri bizu bitazana muri bizu Sa Jangwanovic uburenganzira babarera cyane kabanza mufotore Vijo abanza kore mu mitana izirensi azigire neza cyane Vijo nawe mufoto yishimye aseka
y'abana wanje no kumuprotokora mwereko ko yicara manura imisatsi gake gake twakoze isaha ya mbere yose adahari izi muhwe nk'iza rupyisi najyaga aza mbona yarakaye ariko noneho ari guseka gusa. twakira rero Isimbi Christelle akaba ari muri mu bantu barimo gutegura event ya celebration. Ruvuyanga afite ukuntu arivuga neza, afite ukuntu amuhamagara neza nk'umuntu umuhamagara buri munsi. Afite nka experience yo kumuhamagara ukuntu arivuga. Ririhuta ngo ni Christelle riranyerera. Ikaze Christelle mu rugo rw'imikino. Murakoze cyane. Ni amahoro. Ni amahoro. Umeze neza? Ni gute nawe ntameze neza ntwaye ibikombe 3 mu gihe kitarenga ukwezi n'igice byose icyarimwe. Wa mugani ko kantu ni ingenzi cyane. Abantu badaheruka ibikombe no batameze neza ntabwo bagakwiye kumbaza niba bameze neza. Iki kibazo hari abagikwiye kana giye. Twabibaza babandi umuvugiza arondoye. Kandi bo mu nzovu. Nibo wabibaza. Ariko ntago ari buze se? Inde? Wasire. Azamutumira. Sibazo ugomba kumutumira. Hano muri Radio Rwanda sinjya ngo seje afite match. Tuzamutumira. Uyu munsi twahisemo azatangaza ejo wasire. Ahubwo uzamutumira kuri stade. Uramutumiye? Nzamutumira mu bindi ariko kuri stade. Umuntu ariko yanabasigira ubutumire bwe mukazaba muduhera. Ntago ari ngombwa twe ngo tubumuhe. Nabo muduhera muradutumikira. Muradutumye nka Radio Rwanda. Turabatumye ejo muzamutumire. Barabibiki hazahabagurukira. Ntago muzamukira. Ubwo butumwa muri kumugezaho azabatangariza ubu nawe ntibyoroshye. Yes, hanyuma rero mwamwumvishe ni Jangwa ndetse na Isimbi bose turi kumwe mu rubuga rw'imikino. Jangwa ngira ngo ni match ya nyuma y'uyu mwaka muri saison 2024-2025 shampiyona irashyirwa akadomo murahabwa igikombe cya shampiyona ku munsi w'ejo saa 12 saa 2 muzamurimo kugiterura mukishimira mu buryo bwanyu. Umunsi w'ejo umufana wa APR yahagombye kuba afite ihe gahunda y'umunsi. Gahunda y'umunsi ni ukuryama kare uyu munsi akazinduka bajya mu kazi kabo bakajyayo saa 11 top. Ndibaza ko abenshi baba bavuye mu mirimo yabo hanyuma nta kindi cyerekezo nta yindi destination ni kuri stade Amahoro. Imiryango izafungurwa kare. Hari ibikorwa byinshi bibateganyije ku munsi w'ejo. Ngira ngo sezo ishize uburyo twatwaye igikombe mwarabibonye, ibirori byari bihari. Ubu ngubu rero twabikubye inshuro zirenga 5. Ni ibirori bizaba by'akataraboneka none muri stade ya mbere mu gihugu. By the way amateka no muri turacyakomeza kuyakora nyuma yuko twe ikipe itwaye igikombe cya mbere mu mahoro avuguruye igikombe cy'amahoro. Tugiye kongera none no gutwara ikindi gikombe cya shampiyona bwa mbere mu mateka ya stade Amahoro avuguruye. Urumva rero na amateka ushobora kuzabwira abana bawe mu myaka 30 mu myaka 40 iri imbere. Iyi stade bwa mbere ikipe ya APR yatwara igikombe nari impari ugafata amafoto ukareba yitwaga Watarashe Jibril yitwaga Lamine Ba nandi kumwe na mwenyekiti wa Semaji Jangwanovic. So nibaza ko gucika ibirori byejo to be honest ni bya bintu ngo ejo hazaza ntago uzabona icyo uvuga. Aho abandi bazaba bicaye baganira umupira uzabutega amatwi gusa nta jambo bafite. Ejo rero bazitabire ari benshi. Imyambaro irimo iracuruzwa y'ejo, t-shirt tuzaba twambaye twabukereye. So bashaka hano babugurira Champions ibikombe 23. Ibikombe 6 byikurikiranya, ibikombe 3 muri sezimwe. Unbelievable. Ni Club Giant muri stade Amahoro. Ni Club Giant tout simplement nta kindi. By the way nanatanga itangazo kuri Radio Rwanda ko niyo radio mvwa n'abantu benshi. Ubu none natanze go ahead nazazindi na Leo Day yahabera. Icyo nirindaga gusa nuko ihabera ntaratwaramo igikombe. Ubu nabahaye go ahead Leo Day yahabera abandi bajya kwatwaramo igikombe. Uvuyanga nimba ufite umukopine wajya no kumuproposezamo nta kibazo biremewe. Icyo nashaka gusa no kubanza kwatwara igikombe ubundi abandi bagakurikira. Of course we read the others bakaza bakurikiye. Mukopine se shaho ntibirirwa banwerera Christelle ibintu bitabaho. Ahubwo ejo ndabona ashobora kuba kandi urabihakanye ku karubanda. Nabo gutungurana arabihakanye ku karubanda. Urahibereye byibi. Mibereye urabihakanye. Niba hari umwana tugirana byibi urahibereye uranyamuza. Iki gikara cyawe n'inzobe mugari wa Safi Madiba. Yari byiza. Yari jyanye kabisa. Ako Jangwa ngenda shaka kubaza akabazo. Ubona iyi shampiyona ari komeye nibyo urabizi ko wagiye ugira za ups and downs cyangwa se haraho byakuraga nawe no gutangaza bigasa n'ibigorana. Ubona ari iki warushana n'amakipe urebye uburyo ikipe yari ihagaze mu by'ukuri? Na institution ya APR ikomeye ibintu byacu biri strictire. Ngira ngo nkuko bivuze nibyo twagize
ibibazo mo hagati nuko ari ekipe ya APR wenda bidashobora kugaragara ariko ngira ngo abayobozi bari batangiye shampiyona sibo bayisoje haje mu wundi buyobozi mo hagati staff technique yatangiye shampiyona siyo yayisoje hazemo indi mu murizo wa shampiyona nibaza yuko ikiranga Club Giant nkuko nkunda kubibabwira ko ibintu ni structure uburyo byubakitse bishingiye kuri institution kurusha ama individu so iyo urebye rero zagombani ya goreho ni nayo mpamvu twe tazumva turirimba ngo turashaka abasaza oya ntago twe dushingiye kuri individu institution ibikomeye bango rero icyo nabarushije nta kindi iyo umugabo aguye kiranga umugabo sukugwa reaction ukoze mu kugwa navuga ko icyo twarushije abandi ko reactinga nyuma yo kugwa ngira ngo ubuyobozi bwaraje bufatiraho nkuko nakubwiye ko ibintu byacu biba byubatse bifite structure ntago byigize bibagora ko birubakitse tandukanye n'abari abandi umwaza agasenya ibyo undi yaza kongera kubaka undi yagenda gutyo twe ibintu byacu biba biri ku murongo nicyo nizina APR tout simplement navuga nta bindi aho ni mu kibuga ni ku ikipe muri rusange hanyuma kuri fan base ku ruhande rw'abafana n'urugendo bavuga rwari rumeze gute kuri fan base ikipe ya APR incroyable ku giti cyanjye stade amahoro ibihumbi birenga 39 kuri match Azam ibihumbi birenga 40 kuri match ya Pyramid amasorti twagiye dukora haba ihuye haba za Rubavu haba Musanze haba Ngoma ngira ngo mwaraharebye Axel twa turi kumwe yarabibonye na Ruvuyanga nani believable n'abafana navuga ko nibaza ko ibihembo byose bitanga uyu mwaka ku giti cyanjye uko mbibona nibaza ko byose ari bya APR ikipe ya mbere y'umwaka ni APR ubuyobozi of course nimba umuntu atwaye ibikombe bitatu ibyo biri obviously nibaza ko umukinnyi w'umwaka ku giti cyanjye Sheikh Jibril Watara ibyo yagaragaje muri phase retour gusa nibaza ko ari we mukinnyi w'umwaka nibaza ko staff technique of course itwaye ibikombe bitatu ibyo byo biri obviously umuvugizi we ni urucabano nta na competition nibaza ko nta na competition abafana b'umwaka ngira ngo mwarayibonye nimba nakubwira ko twakoze umubare urenga ibihumbi 40 muri stade amahoro mu gihe abandi bashatse kwipimaho kuri match yabahuje na Mukura bakagira ibihumbi bitarenganya na 14 byo ni bigaragaza ko uyu mwaka byari kandi urebye n'uburyo babaye nyuma y'ikipe yabo muri bya bihe bavugaga bigoranye nibihe byiza stili n'ubundi bakomeje kuba nyuma y'ikipe yabo kuri ngewe nabashimira kabisa yego rakoze cyane hanyuma Christian ejo nutuhe dushyashya abantu bakwitega mu mahoro tuvuye kuri pitch tureke iby'abakinnyi hanze ya pitch abafana ba APR bazaze bitega iki abadakunda APR bakwitega iki n'abadakunda umupira bakwitega iki abadakunda umupira bakitegura ambiance nkuko bamaze kwibona ku social medias ndetse n'abadakoresha social medias hari abahanzi b'ibyamamare guturuka i Buganda Dr. Jose Chameleone ndetse na Wizo n'abandi benshi bataramenyekana biri burangire bamenyekanye umugoroba bo mu Rwanda aba DJs ni ibintu bizabishimishije stade zafunguka kare abantu barye show ibinyobwa uko basanzwe bazi ibiciro bihananitse muri stade bizaba byagabanutse umuntu wese bitewe naho yicaye azaba yishima aho yishyikira murashaka gutuma umuntu wese aza muri stade azagenda anyuzwe amwenyura turashaka gutuma APR nibyo bya Musanze babyibagirwa bakavuga ko APR yaje muri stade apana iby'ubururu mu mahoro n'ibindi bintu bishiriritse byagiye biberamo byose zimwagiye mubyibonera turashaka ko bavuga ngo baje kureba APR ibyo bya Musanze si ngombwa bazaze kureba APR niba mara kureba APR rero bahita bareba na match hanyuma mu petit Karemera twunganiye wa petit wamwita Ama Christian Mayanja wa petit wa Chameleone wa petit rap Ama Christian Mayanja afite imyaka 12 yonyine nako kazaba kari muri burya kubitara azaba hari cyane abona abari official bazakamera official abandi bari buze kumenyekana abona why not CB Shokonu kwa Chameleone twabonye CB arabona muri mushaka kumuzana mu Rwanda ariko simamya neza ko ashobora kumutanga Club Giant biragoye akina kimwe ushobora gukora muri iki gihugu Club Giant aragikora biragoye rafia why not CB Shokonu kwa nadondoje ku note y'igihumbi baze kameme kureba CB ku note y'igihumbi byo nyine kureba Watara gusa ku bihumbi 10 nibaza yuko Watara aliyo mleta zambi zake zote mini mbebeba amafaranga yose twaguze Watara yose iyi sezo y'imyaka 2 ni wizi wa mcana byo bita mu giswere ngo n'ubujura bwakumanywa yakora amafaranga baje bayamuha buri cyumweru arya Watara mwise buriya ejo nimo nagana n'umugabo wo muri Burkina Faso bitwa Traoré nimba ari Ira zina ryo rya kabiri ragoye buriya mama wa Watara yamwiye story za Watara ndumirwa cyane buriya Watara aturuka muri kapitali ntago ari nk'ababandi Wagadugu ntago ari babandi bazangozi hano hafi
umwana wa kapitari wa Gadugu buriya mama wiwe yatinze kubyara. So papa wiwe rero niwe muntu muri karitsiye yabo wa Gadugu batuyemo, niwe muntu wa mbere muri iyo karitsiye wagiye Imaka bwa mbere, niwe wabaye haje muri ako gace. Agezeyo rero ngo hari ibyo iyo ugiye Imaka byo bita gutanga isadaka, kajyana nk'isadaka yo gusengera wenda Axel, gusengera Ruvuyanga Christelle n'abandi, tanga isadaka rero kugira ngo Imana yumve ubwo busabe bwawe. Rero yahuye n'umugabo ngo wari ukize cyane w'umunyaribiya w'umwarabu. Uwo mugabo umuntu wese bahuraga w'umwirabura yamusabaga icyo ashaka kugira ngo amukize. Uwo mugabo arazi ko abenshi bamusabaga ngo umpe nk'akarombe ka metero 100 nzajye nshukuramo peteroli. Se wa Watara ngo aramubwira ngo nk'isadaka njye gutanga nsengere nzabona umwana. Aragenda ahura n'umushehe wo muri Sarabia Audit aramubwira ati uzabyara umwana w'umuhungu ariko ntabwo azaba ari uwawe gusa, n'umuhungu w'amahanga. Kugira ngo aramubwira ngo mama wawe naba mutwite, nyina naba mutwite ntazanywa inzoga, ikindi kintu cyose gisindisha byanywa amata gusa. Buriya Watara kuva yavuka kugeza ageze ahangaha n'amazi ntaramumanuka mu kanwa. Uzarebe niyo bari muri warm up amazi ayisuka mu mutwe gusa ntagajyamo, anywa inshyushyu gusa. Watara rero avuka ngira ngo nyina ngo baramaje aravuga ngo yavukiye ibintu bibiri nta kindi no gukina umupira no guceza PR nta bindi azi. Sheikh Jubril Watara ikirenge gitambuka gusona naramuhamagaye ngira ngo araka video mbere ko finali igikombe cy'amahoro iba, twacicikanye twinshi ngo atsindisha umutwe gusa. Ndamuhamagara kuri nimero yiwe yo muri Burkina Faso nsanga yarayihinduye, afite simu card y'inyarwanda sinari nyizi. Mpamagara Lamine Ba abwira ndashaka Watara, arambwira ngo turi kumwe mume bwani Watara ndashaka igitego cy'akaguru. Ansubirishamo inshuro 3. Urashaka igitego cy'akaguru? Ndashaka igitego cy'akaguru. Arambwira humura nzagitsinda, ariko ugenda uvetinga abantu batore nimba bazakomeza gushaka igitego cy'akaguru. Ngira ngo urabika finali kirangira neza nko mu masaa 3 saa 4 habakana kumutingito Axel abyibuka. Yarambwiye ati cyangwa n'abantu baracyashaka igitego cy'akaguru. Nyamugigima nyamugigima barayumvise ngati baracyashaka igitego cy'akaguru. Genda babwe niba bakishaka ibi bizakomeza. Ndamubwanirekeraho rero basigaye scoring ibintu biri soft gusa. Ati nibyo bita ngo ni easy and simple but sure. Sheikh Jubril Watara no kukireba gusa iyo ndi kumuvuga numva emotion reka ndekera aho ngaho nangiza kabisa. Sheikh Jubril Watara bamwita Sajanganovic. Abadukurikiye ni benshi cyane kuri YouTube bariho baramanura imitima y'umweru n'umukara hafi 2400 nibo bamaze kugeraho. Ariko ku butumwa bugufi ati mutusabire Isimbi ahamaga turifuza ko Stade Amahoro izaba yuzuye ubwiza gusa, na challenging abakobwa beza baba muri mujyi wa Kigali baba star ejo kuza kuri Stade Amahoro. Dore bare yari badutwaye se twarose rangira ndamanura misingiro zivugana. Christelle tatanga challenge kuri radio y'igihugu kuko utigewe na challenging runaka kuza mu mahoro runaka ngo abakobwa beza ngo abafana barifuze ko Stade izaba yuzuye ubwiza gusa. Ubwiza ntabwo ibyo ngibyo ntabwo ibyo bivugiwe aha bwa mbere kubera ko Jangwa narabizi ibyo tubirimo. Araza kubibona ibyo ngibyo ni igitekerezo cyunganira icyo twagize mbere. Bazabibona ejo muri Stade. Coach Saidi mu mahoro irabihari. Skybox urababona. Skybox urabona ibindi byose na zake uzuze bana sha na kecana uzuza sha abana bayumvishe ibe ntabwo nabyumvishe ngo ntabwo irengagiza ndashaka bindamburira neza. Ejo muzabona dushya ngira ngo Chameleone nahamya ko uvuze ko ari muri legend wo muri East Africa ntago wabubeshye urumva rero kumureba ngo namwe kipe ya mbere izanye umuhanzi w'urukurura rwego muri Stade Amahoro. Uwo ni uri official abantu bazi. Ejo rero hari surprise kandi ndababwira hari surprise. Erega barabona Watara buriya ni imirabyo. Inkuba ntago ziraza. Ejo kajugujugu ishobora kumanura ikintu kizaba gica ku rundi ruhande. Afite isura yirabura nk'iya Axel ariko igituza cya metero 1 na santimetero byibura 20 z'igituza gusa. Tijigo twakureba ukavuga uti umuntu kabisa n'uwamatsinda. Ejo rero mwitonde byonyine kubona byonyine aba afande CDS Fande General Haji Mubaraka Muganga buriya yakoze amateka akomeye cyane. Nta na rimwe aratakaza match iyo ariyo yose muri mwezi Ramazani ntibiramubaho na rimwe. Aho na Rayon Sport
arambwira na fande ko arambwira ati kuva nabo sindatakaza match muri mwezi Ramazan humura genda utangaze bana afande Alex fande Nyakarundi perezida w'icyubahiro wape James Kabarebe fande chairman Deo abandi benshi aba officials ngira ngo ejo muzabona byonyine muri ya stade kubareba by'ubwabo ambiance bitinga abafana ba Perro bazaza ari benshi mugira ikintu ahubwo baguze tike wene bitatu tubigereho ariko mugira ikintu mubwira abandi my club mwahanganye kamemo se ntago mubatumira fair play ntago ikenewe kugira ngo baze banarebye ibirori byanyu hanyuma hari n'abandi batubaje batise Musanze izabakomera amashyi cyane cyane ibintu bizwa ariko ibyo biri obvious rwose fair play biri obvious bona cyo mu hagati kamembe nta nubwo ari bo gusa abavugizi babo nibaza ko bazatonda imirongo nkanyuramo ukeneye ko abavugizi b'amakipe yo mu cyiciro cya mbere batona umurongo bakagwa ibintu nakoze iyi sezo ntabwo bibaho indenge zigera muri 3 mu gihe cy'amezi 2 gusa igihe abandi bamaze imyaka 10 atarura indege ikintu gikomeye afite ari laissez-passer umva nta Komba kutanga icyubahiro sijyo mwenyewe ndetse mwenyewe ama interview natangiye aho bitani New Cairo pan old New Cairo muri 30 juillet kuri stade ya Pyramid mbere y'abarabu ngaho mutubwira rero uburyo abantu mwe mugura amatike ari benshi kugira ngo baze kuri stade n'uburyo bwo kwinjira kuri stade ndetse munatubwire n'igihe imiryango izafungurirwa nyine nizo ambiance abadege sinzi nibo bamenyekanye baye musibi kirori sinzi nabamenyekanye ngo mubitubwire byose mudusangize kugura tike ari uburyo bushyashya Peri sigaye ikoresha ndatekereza abafana ba Peri cyane cyane bamaze kumenyera ndetse n'abakunze umupira w'amaguru na akanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri 12 hanyuma ukahita ushyiraho amafaranga bitewe na tike ushaka kugura hejuru ni 1000 hasanzwe hose handi hasi ni 2 VIP ni 10 VVIP ni 30 Executive ni 100 Skybox ni miliyoni amafaranga mashana n'ubwasi n'ugutwara n'ubusabane hejuru ni 1000 n'ubusabane ibaze kureba ka miliyoni ku 1000 ahubwo baperumva batashizwe igorora akanyenyeri ngo kabasubiriremo neza ku kanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri 12 urwego hanyuma ugakurikiza amabwiriza yo gushyiramo amafaranga bitewe naho ushaka kwicara byose Axel ni hehe wabuzi byigeze kubaho mu Rwanda kujya mu gitaramo kishyura 1000 ni hehera ko numva atariho haza numva ntaho arega hari icyo bita agaciro k'ikintu buriya akenshi ibitaramo biba bikomeye byajemo abahanzi bakomeye cyangwa se ibirori bikomeye bakunda kubihenda ariko biba gake nimboneka rimwe kubona ibirori event zikomeye nk'izi ngizi ariko zinahendutse kuko ngira ngo wenda ubwo bapanzize gahunda icyo babanje kureba abafana baravuga batabafana n'abantu b'agaciro reka natwe tubafashe mu by'ukuri tubaca amafaranga menshi kugira ngo nabo baze kwitabira ibirori Jangwani mukanya avugagaho bagiye babaherekeza ejo bundi abari ingoma twara yabonye amakwasiteri yari yamanutse ari menshi cyane n'ahandi hirya no hino ngira ngo rero no mu rwego rwo kongera no gushimira n'abafana navuga babanye na equipe ya Peri neza mu rwego rwo kubashimira uburyo sezo yabo yagenze ngira ngo ni ikintu cyiza cyane cyo kwishimira so saa 12 kuba rwose bageze kuri stade Amahoro ukareba match kumva umuziki wa Chameleone muri stade Amahoro mugana Jangwani nziza nk'iriya ifite ubudasa bwayo navuga yuko ubwo ni Chameleone ariko ubwo okay na wenda nabandi turaza kubamenya ariko ubwo nuvuga ngo wizo nawe namara gukubitamo zazindi za Good Life za kera abantu tuzongera twibuke bya bihe bya Good Life na ba radio izo ngoma nazo abantu barazikumbuye sherekeranye n'umuziki byo ni ibindi kabisa DJ naramenyekana uzavanga imiziki mu DJ nawe muraza gutunguruka ukeneye mu DJ uzakira Chameleone abantu bakita bakanguka DJ uzajya uvuga muri stade abari handi hepfo bazengurutse za Remera zose bakita babyuka ikintu cyitwa mu DJ ikintu cyitwa umwemusi mbabarire mutanda ariko ni MC Brian na Jado Max aho ni saho rwose kuko hari abayemusi bagomba kuba bakeba na sound abantu ngo ntabwo bizeye sound ya stade Amahoro
ariko se ndavuga ni APR azana kamiliyoni ikazana sound iri aho ngaho wayawa oya hari ibintu byinshi byo kureba Ibyo byonyine wabitaho like koko. nimo ndavugana ngira ngo n'umuntu ushobora kuba arizanye ambwiye ko ugeze mu birere bya za Malawi baza hari ibintu byo kuzareba byinshi ejo ikoti nzaba nambaye niho rigeze byonyine n'ikoti kurireba ubwaryo nzaba nambaye bari rirongwe ndani yarakayise hari mesaje nyinshi y'abafana b'ikipe ya APR muri gutwara igikombe ni ibintu bikomeye cyane nabuze mbona ku munsi w'ejo amakipe yatwaye ibikombe ku mugabane w'Uburayi uburyo bakoze celebration amakipe nka za Napoli ukuntu hari ameze ikipe ya Arsenal y'abagore gutwara UEFA Champions League ukuntu London hari ameze n'umutuku amakipe Liverpool Crystal Palace nabonye amadefile bagiye bakora uburyo bishimira nyine igikombe ni ibintu mu by'ukuri hano mu Rwanda buryo ikipe twari igikombe ugasanga abantu babifashe nk'ibisanzwe igikombe cya champion urebye amakipe bari kugishaka uburyo abangana urebye ibizazane biba byarabaye muri kintu kiba gikomeye cyane